ngiye kwifashisha uru rugendo, hano kuva Nairobi werekeza Westland Kangemi. Impamvu ngiye kwifashisha uru rugendo, ndashaka kubereka ko igihe cyose iyo umuntu ateguye urugendo ntabwo aba azi igihe ari bugerereyo, cyangwa rimwe na rimwe nta nubwo aba azi ko ari bugereyo amahoro. Ku bw'amahirwe hano hari jamu nyinshi cyane mu rugendo rwawe rwa buri munsi. Ushobora kuba uri kwihuta ariko ugahura n'ibintu bikuzitira, bihagarika urugendo rwawe. Rimwe na rimwe ntuzabyinubire, kubera ko rimwe na rimwe haba hari impamvu iyo jamu yabayeho. Uyu ni umuhanda ufite ibyerekezo bibiri cyangwa se bitatu. Hari icyerekezo kiri hejuru, ni imodoka nyine ziri express zihuta cyane, zo ziba zishyuye ku uwo muhanda mureba hejuru. Ariko iyi mihanda yo hasi, yaba igice cyo hasi n'icyo haruguru, byose buri cyerekezo cyose imodoka enye ziri ku murongo umwe, ndavuga mu bugari, ziba ziri kujya mu cyerekezo kimwe. Imodoka enye zipanze ku murongo umwe, ndavuga ubugari bwaho, zerekeza ahantu hamwe. Birumvikana rero, ngira ngo uri kubireba, uburebure bw'umuhanda n'ubugari murabwumva. Mu bugari haba hapanze imodoka enye zijya mu cyerekezo kimwe, ariko muri kubona ukuntu ziri kugenda. Ni ukuvuga ngo muri metero 10 ushobora kuhagenda nk'isaha yose kandi uri mu modoka. Kandi imodoka wayiguze kugira ngo yihutishe serivisi yawe, cyangwa se yihutishe rimwe na rimwe akazi ukora, cyangwa se hari n'izitwara abantu ziba zigira ngo zigereyo kare zigaruke zitwara abandi. Ibi mbivugiye iki rero? Mu buzima tubamo nta kunyurwa kubaho, nta kugera kure habaho, nta bihe byiza bibaho, yewe nta n'ibihe bibi bihoraho. Ubuzima buhora buhinduka, none bikakubera byiza, ejo bikaba bibi. Ibyo bishaka kutwigisha ko muri ubu buzima turimo nta muntu uba ukwiye gusuzugura undi, cyangwa ngo ajye hejuru y'undi amwumvishe ko arenze. Ndahamya ko muri iyi jamu harimo ingeri z'abantu batandukanye. Ngira ngo uri kubona hari abari kugenda kuri moto, hari n'abagenda n'amaguru, hari n'abari mu modoka zabo, hari natwe turi mu modoka zisanzwe zitwara abantu, ariko twese twahuye n'ibibazo bimwe. Uko twahuye n'ibibazo bimwe rero bivuze ngo turacyari ku isi, twese ibibazo bitugeraho, nta muntu ibibazo bitageraho. Rero kubera ko ibibazo nawe bishobora kuba bikugeraho, ntukabe wateza mugenzi wawe ikibazo cyangwa umuvandimwe wawe ikindi kibazo, kuko iby'isi byo ituzanira tutabihisemo byo ni byinshi. Imvura ishobora kugwa nyinshi, amazu agasenyuka, imyuzure ikaba, twese bikatugeraho, cyangwa se izuba rikaza ari ryinshi rikangiriza imyaka, twese bikatugeraho. Ariko birantangaza iyo igihe kigeze wowe ubwawe ukicara ugatekereza kugirira nabi mugenzi wawe, ukicara ukumva ko mugenzi wawe adakwiye kubaho, ukicara ukumva ko mugenzi wawe adakwiye ibyiza, ugahora mbega ukubita agatoki ku kandi umwifuriza ibibi. Igihe rero ubwacyo niwe mwarimu mwiza. Ibi uri kubivuga none, ariko ejo nawe bizagushyikira. Kubera ko twese turi ku isi, numva isomo rizima twakwiye kwiga nuko twakwiye koroherana, tukagira urukundo rwa kivandimwe. Ngira ngo abasoma Bibiliya mukunda kubona bavuga ati urukundo niyo cyangwa nirwo rufunguzo rwa byose. Mu gihe ukunda umuntu ntiwamwifuriza kubabara, mu gihe ukunda umuntu ntiwamwifuriza guhangayika, ahubwo wifuza ko yabaho neza. Ariko iyi si ya none yabuze urukundo, abantu bihugiyeho, cyane cyane muri iyi minsi amakuru numva hari benshi babuze akazi, bakoraga mu nganda, ariko mbere bari bagafite. Hari igihe batatekerezaga ko bakabura, ntabwo nishimiye ko bakabuze, ariko hari igihe batabitekerezaga, bagerageza wenda no gusevinga utwababeshaho. Ibi mbivugiye ko hari igihe umuntu kuba mu mujyi bimunanira bitamuturutseho, biturutse nyine kuri cya gihe nababwiye ngo kiba kigeze,
nk'ubwo iyo nkundura y'inganda yaje zigafunga, benshi bagafungwa, ni ukuvuga ngo hari abari bafite amadeni ya banka, hari abari bararangije kwishyura n'abandi bari bafite gahunda yo gufata andi madeni, ariko banki ntabwo yabikiyabahaye. Rero agavuga ati aho kugira ngo ngwe hano reka nisubirire mu cyaro. Agatinya amenyo y'abasetsi, ngo baramuseka, ngo baravuga ngo iki. Ariko reka nanjye mbabaze ikibazo cy'amatsiko, wowe ninde akohereje kuri iyi si? Ese wowe igihe wajyaga guhaguruka uva mu cyaro ujya mu mujyi kujya gushakisha, ninde waho mu cyaro wakohereje kujya gushakisha? Ese ugeze mu mujyi, ninde muntu wo mu cyaro wagufashije kugira ngo ukomeze ugume mu mujyi? Ese nk'ubu bihindutse, ninde wundi ukwiye kukugira inama ngo subira mu cyaro? Njyewe mba numva gutinya amenyo y'abasetsi ni wowe ubwawe uba ubigizemo uruhare, kuko iga kubaho nkawe ubwawe, iga kubaho udashaka kwereka abandi bantu ko ubayeho, iga kubaho wibereyeho, iga kubaho udafite uwo muhanganya cyangwa uwo mukompeta, iga kubaho nkawe. Ibyo bizakurinda kugira ishyari, ibyo bizakurinda kugira uwo utinya ngo azaguseka, ibyo bizakurinda ibintu byinshi cyane. Icyo ugomba kwizera ni kimwe, uwakuremye niwe wenyine ukwiye gutinya. Mu gihe cyose ukiri gutinya abantu bo kuri iyi si ngo bazaguseka, abantu bo kuri iyi si bazavuga ngo iki, abantu bo kuri iyi si ibyo byose ni ubusa. Witinya ibyo byose, kuko nabo ubwabo isi bose ibiri kugera kuri wowe, ibiri kugera kuri runaka, ibiri kugera kuri njye, kuri uriya, ibiri kugera kuri mwe, ni uko turi kuri iyi si. Tutari kuri iyi si ntabwo twahura n'ibi byose. Rimwe na rimwe tugera kure tukifuza kwiyambura n'ubuzima, ariko ntabwo ari cyo gitekerezo cyiza. Njye nkunda kureba aba homeless babayeho mu buzima bwo hanze. Kubera iki bakomeza kubaho? Ninde ubatunze? Bibera hanze mu mbeho ikomeye, ariko babaho. Bivuze ngo ubuzima ntabwo ari twebwe dufite igihe cyo tugomba kubukuriraho, kandi iyi mibabaro iriho ntabwo ari twe dufite uburenganzira bwo kuyikuraho. Iyi mibabaro izahoraho. Ubuzima bwawe wigerageza kubucokoza ngo kubera ko uhuye n'ikibazo runaka. Igihe cyose uzatekereza gucokoza ubuzima bwawe, nyine nta nubwo uzababarirwa, kuko ubuzima ni ikintu kidakinishwa. Gutekereza kwiyambura ubuzima ngo kubera ko ibintu bihindutse, ngo abantu bazavuga ngo iki, ngo biragenda gute, ngo reka niyahure. Iyo ni depression. Iyo depression wagize, hari abayigize bahitamo kwemera kujya aho isi bajyanye, bisanga ku muhanda ariho baryamye, ariko ntibakinisha kwambura ubuzima bwabo. Kandi kuri uriya muhanda baryamyeho, hari igihe Imana izaza igakoresha umuntu runaka, uriya muhanda akawuvaho, akongera akaba umuntu, akongera akabaho. Ariko wowe winjiye mu mva, nta na rimwe uzayisohokamo. Imva izahora yarakumize, imva yewe uzanibagirana burundu. Ariko niba kubona ku muhanda, hari igihe uzaba n'isomo, ukabisoma ukigisha abandi uko ubuzima bumeze. Hari abavuga ati uriya muntu yari umuntu, nawe yari akomeye, yari ameze gutya na gutya, none dore ahari. Njye ndinde utaba kuriya? Njye ndinde utajya ku muhanda? Rero ikintu cyaturinda ibyo byose ni ukwizerera mu Mana, tukagira urukundo, tugafashanya. Ibibazo bya mugenzi wawe ukabigira ibyawe, ukirinda kumva ko ari wowe ubwawe wishoboye. Ibyo bizagufasha muvandimwe. Iyi nkuru bizera ko irengera kuri benshi, ikabafasha kandi ikabahindurira ubuzima. Nubwo twatangiye urugero kuri Islam, niyo imaze kuva mu rugendo rutangiye kugeza rusoje, nta modoka kwihuta. Nababwiye ngo gusa imodoka ishobora kuhagenda mu minota 10, imodoka ishobora kuhagenda isaha yose.